ndagusuhuje kuko wahisemo kunkurikira. Imana iguhe umugisha. Iyi ni Chantal TV, yewe ni Chantal Uwimana. Ngiye ukunda kubagezaho ibiganiro kuri iyi televiziyo. Nimba usanzwe uri umunyamuryango wacu, turagushimiye cyane. Wakunze ahantu hazahagira umumaro. Nimba uri mushyashya hano nawe tuguhaye ikaze, wakora kuri subscribe kugira ngo tugumane, ugakora no kuri like, ugakora na comment na share, ntacyo byadutwara, waba ugeze neza. Hanyuma rero hano ibiganiro nakagaruka. Uyu munsi nabwo twagarutse kubaka ubuzima bwacu no kugira ngo turusheho kubana n'abandi neza, tutabangamirana, ndetse umuntu akamenya neza yuko ubuzima bwe agomba kubuharanira, akiga, akabwubaka, akabugeza ku kipimo nyacyo cyangwa ku kigero nyacyo, kugira ngo turusheho kubaho twishimye, turi abo tugomba kuba turi. Uyu munsi nongeye kubategurira indi ngingo. Ndagira ngo tuganire ku ngingo nayo ijyanye n'imibanire aho dukorera. Abenshi wenda ni abacuruzi, abandi bakorera ku kazi gatandukanye. Sindi buze kuvuga ngo ukora iki cyangwa se ukorera aha, ariko abantu bose mukorana. Ndagira ngo hari ingingo ntabwo ari njye wayivuze gusa, njyana yumva abantu ivuga ngo abo mukorana, wikwibeshya ko abo mukorana ari inshuti zawe. Ntibeshye ko abantu mukorana ari inshuti zawe. Ingingo impamvu nayizanye, abantu benshi bajya bakomeretswa n'abantu uko batababereye abo batekerezaga ko bababera, bakabona ibyo expectingaga atari byo bibabayeho. Hari umuntu wavuze ngo abantu bakorana, umuntu yagira ngo ni inshuti. Kubera iki? Kubera ko nyine bahurira mu bintu byinshi, hanyuma bikagaragara nk'aho bahuje icyerekezo. Ngo abantu mukorana ntabwo ari inshuti zawe, ahubwo baba baje mu kazi. Naho kuko uhakorera mukaba mukorana, byanze bikunze tubona yuko hari ibintu byinshi muhuriramo. Abantu benshi rero bajya babyitiranya. Hanyuma reka tuganire, nawe urasuzuma abo mukorana, nanjye nsuzuma abo dukorana. Noneho rero tumenya wenda abo mukorana hashobora kuba bamwe mu bo mukorana bakubera inshuti, ariko kenshi ntabwo ziba ari inshuti zawe, ushobora kubyibeshyaho. Reka dufate wowe, fata abantu mukorana, abo mwakoranye, mutagikorana, urebe kugira ngo umenye ko abantu bakiri inshuti zawe. Ni uko iyo uhavuye ubona bakikubereye inshuti. Iyo ukihava hari igihe baba bikiri hafi, ukabona nta kibazo, baracyaguhamagara, baracyakwandikira. Haciye ukwezi, hagaca amezi abiri, uhita ubona inshuti muri zo. Iyo byose ujya kubona ukanasigaye umwe, cyangwa se ugashaka mu bantu 50 mwakoranaga cyangwa 30, ukabona hasigaye umwe cyangwa se nta n'umwe. Ni ikimenyetso kikubwira ngo ba bantu ntabwo bari inshuti zawe, bari abo mukorana gusa. Noneho uyu munsi reba abo mukorana nabo. Mu by'ukuri mushobora kugira ibirori, ukabona baraboneka. Ejo wagira ibirori ukabona ntago mu by'ukuri babuze, ushobora kugira ibyago bakaba barahari. Ejo wazongera wabatumira mu gihe mutakibana, ugasanga ntabwo babonetse, ntabwo baje, ntabwo bakigufitiye ubwuzu nka mbere. Ibyo byose rero nibyo ngira ngo tuganireho. Ni iki gitumye rero tuvuga ngo abo mukorana ntabwo ari inshuti zawe, ahubwo nabo mukorana nyine? Ni uko abantu benshi bafata ibintu bavanye mu rugo, mu bavandimwe, mu miryango migari, mu miryango mito se, umugore n'umugabo, abana, ugasanga abakozi n'iki, turabiganira ku kazi cyangwa abantu barabiganira mu kazi, ariko rimwe na rimwe ukabona abantu nta feedback, nta muntu ukurikiranye, nta umenye. Wenda ugasanga bavuze shangiye mu rugo rwanjye ntago bimeze neza, ukabiganiriza umwe, ukabiganiriza undi, noneho waba udahari ugasanga rimwe na rimwe wahahinguka, ugasanga abantu bari mu dutsiko barimo baravuga ya nkuru yawe. Ni ikimenyetso kikubwira ko abantu zitari inshuti zo kuganiriza
ayo mabanga yawe. Ugasanga ufite ibibazo mu rugo, uretse ko ntabwo ari buri gihe, ariko hari akenshi wenda mfite umuryango umeze gutya na gutya, warabibaganirije, waba udahari cyangwa se waba unahari wagira akabazo n'umwe muri bo akabahise abikubwira ngo uyu nguyu ubundi se ngo wowe ngo ibi n'ibi ngo n'imiryango yanyu ngo imeze gutya na gutya. Ni ikimenyetso kikubwira ko umuntu atari inshuti yawe, ahubwo ni umuntu uri aho just like that, umuntu uri aho mukorana, n'umuntu ufite ibyo muhuriraho, yaje mu kazi wowe waje kumubwira ibibazo byawe. Ikindi ugasanga wenda ubabwiye amateka yawe y'ibihe byashize, kubera ko nyine ubuntu biyumvamo nibo bantu bawe bari hafi, ukababwira amateka yawe, hanyuma wazagira nk'ibibazo, njya mbibona hirya no hino nko ku ma YouTube channel, umuntu yakoranye n'umuntu baganiriye ibintu byinshi, yaba hari umuntu wakeneye kumva amakuru cyangwa version, abakozi bo mu rugo, abamukoreye mu bintu bitandukanye yacuruje, bakaza bakahita bavuga bati bati kanaka twamuzanye ariko yabivuga neza, ni ukuri bakamushaka, ugasanga umuntu wari waramugize inshuti wamuhaye details z'ubuzima bwawe, ariko si inshuti nuko mwakoranaga. Bashobora kuba ari akazi gatandukanye, ashobora kuba wenda yari umukozi wawe, ukajya umuha amakuru y'urugo rwawe, y'imiryango yawe, ukajya kuri telefone ugasanga urimo kuvuga ngo ngewe ibi ibi bintu mwakoze, akabimenya kuri kuvuga na mama wawe cyangwa se na papa wawe cyangwa se n'umugabo wawe cyangwa se n'abana bawe, akabitwara byose, urugo rwose akaba rufite gutya. Hanyuma ugasanga wa muntu nubwo mwakoranaga ntabwo ari inshuti yawe, yari umukozi wawe cyangwa se yari umukozi mwakoranaga, wamuhaye details zose, nawe rero igihe azakenererwa kuzishyira ku mugaragaro azahita azishyira hanze. Ni ukuvuga ngo ntabwo mvuze ngo abantu niba inshuti ku kazi, ariko ntibavuga ibingana n'ibyo bahuriramo n'ubushuti bafitanye uko bungana. Ni mu kazi gasanzwe, umuntu agize gahunda runaka, wenda arimo guteganya utuntu twe runaka twibanga, ariko kuko muhorana akababona nk'abantu mumukunda, inshuti, arabibaganirije, hanyuma ugasanga ejo mu gitondo ataranabikora, ugasanga umuntu runaka yamutanze, ahise abishyira ku karubanda, akaba aramushyize hanze. Ni ikimenyetso kikubwira ko ba bantu ntabwo mu by'ukuri ba bantu bari inshuti zawe, bari abantu nyine mukorana. Ushobora kuba ufite wenda restaurant, ushobora kuba ufite akabari, ushobora kuba ufite abakozi muri business zawe zitandukanye, ushobora gukorana n'abantu muri gahunda mu mirimo itandukanye ya leta, ushobora kuba wimuha details za buri bintu byawe byose, kubera yuko nyine ntabwo ari umuntu w'inshuti yawe wakabaye usharinga ayo makuru. Iyo ni inama. Nimba ukora mu isoko, ukaba uri umucuruzi n'ibindi, umuntu wese mwahuye mu bintu bijyanye n'akazi, yazindutse aje mu kazi, wimusharinga, wimuha inkuru, uzabibona nibiba ngombwa ko ari ibintu ari nk'inkona uzakubitwa, wabitse wikatiye wowe ubwawe, watemye ukazibika ahantu uzakubitishwa. Niba ngombwa uzahita ubibona ko ba bantu bazakubera beza cyangwa babi. Ntabwo ari ukuba ari beza cyangwa babi, bazakubera icyo nyine bari baje ari cyo ku buzima bwawe. Rero nagira ngo dukeburane, nagira ngo two kwibeshya, nagira ngo two gukomereka, ngo nari mfite inshuti ngo none ikinsura. Ntabwo zani inshuti zawe, nari mfite abagenzi banjye twakoranaga, tugiye tugikorana, byari byiza, ariko hari abantu bakorana bikarangira babaye inshuti, ariko si bose, ntabwo ari bose. Abantu benshi rero barakomereka, ngo nyine mfite abantu ngo kera ngo nkibyara ngo tugikorana baransuraga, ikimenyimenyi nunabyara ntabwo bazaza kugusura nk'abantu mwakoranaga, bazaza gusura nk'inshuti. Ubwo ngo uzaba asigaye niwe uzaba yarakubereye inshuti, ntabwo azaza nk'umuntu mwakoranye, azaza nk'inshuti yawe. Rero naringukebuye kugira ngo utasakomereka ngo ujye uvuga ngo hari abantu twakoranye, nari mfite umukozi. Iyo umukozi atagikorera iwawe, ni gake ko umukozi wakubera inshuti yawe, ni gake ko umuntu wabereye umukozi akubera inshuti. Ndagukebuye rero, aha niho twigira, ako nako ugashyire mu by'ingenzi.
ubanire abantu nk'abantu mubana, ntubabanire nk'inshuti zawe. Murakoze, mukomeze mudukurikirane, turabakunda cyane, naho ubutaha.